ese ujya wumva abantu bita ngo ni amajeya cyangwa ukumva umuntu aravuze ngo sha uriya mutipe yubatse umubiri? uzi icyo bashaka kumvikanisha? baba bashaka kumvisha cyangwa kukwereka ko uwo muntu adapfa kwisukirwa, mbese ari igihanganye muri we. uyu munsi rero tugiye kuvuga ku gitabo kikwigisha uburyo nawe wakangura imbaraga wifitemo utari uzi ko uzifite. Iki gitabo kivuga uburyo wakangura ubuhangange bukurimo, cyanditswe n'umwanditsi Tony. ni igitabo cy'ubuzima buganisha ku gutsinda, kikwereka uko wahindura imibereho yawe ukayigeza ku rwego rwo hejuru. Twagerageje gukuramo ingingo 10 z'ingenzi cyangwa se ibintu 10 by'ingenzi wakuramo nk'isomo byakubera akabando k'iminsi kazakugeza ku buhangange no kuba umukire. Ikintu cya mbere cy'ingenzi kiri muri iki gitabo cyanditswe na Tony naho akubwira ngo guhera uyu munsi menya ko ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Ati igihe cyose uzumva ko ibibazo byawe bituruka ku bandi cyangwa se biterwa n'abandi, uzaba wiyambuye ubushobozi bwo kubihindura, kuko izo ntekerezo ubwazo zizaguca intege zikakugira umunebwe mu rugendo rwo gutsinda ibyo bibazo. Umwanditsi Tony avuga ko ibyemezo ufata uyu munsi bigena uko ejo hawe hazaba hameze. Kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, ugomba kwiyemeza ko ari wowe ubugira ko bumeze. Ugomba kubanza kwiyumvisha ko ari wowe umuyobozi w'ubuzima bwawe, utitaye ku baguca intege, abakwanga, abo wita ko baguteza ibibazo n'abandi bakudindiza mu buryo butandukanye. Bivuze ko abo bantu badindiza iterambere ryawe badahari, ahubwo icyo ugomba kumenya ni ukumenya aho ushyira imbaraga mu gukuraho ibyo bibazo. Nuzishyira mu gushaka kwihorera, gusobanurira abantu ko ibyo bakuvugaho atari byo, ushaka kwikiza abo bantu n'ibindi, imbaraga zawe uzaba waziyoboye mu nzira mbi. Umwanditsi arakubwira ngo yobora imbaraga zawe mu nzira yo gushaka icyo wakora ukureho ibyo bibazo, aho kuziyobora mu nzira yo gusobanurira abantu ko ibyo bibazo atari wowe biturukaho ahubwo biterwa n'abandi. Umwanditsi arakubwira ngo niba ufite ubushobozi bwo kwiga business ariko ntugire icyo ukora, wige uburyo bakora business, ukore ubushakashatsi, wihugure, ugane n'abagutanze gukora iyo business bikabahira, n'udafata ibyo byemezo kubwiye uzigera umukire. Niba ushaka kugira umubiri mwiza ariko ukanga gukora siporo, bizagorana uzagira uwo mubiri mwiza wifuza. Umwanditsi ati ibibazo byose ufite shakisha uko wabikemura aho gushinja abandi. Tangira gufata ibyemezo bisobanutse buri munsi, byaba binini cyangwa bito. Shaka uburyo bwo kugenzura ibitekerezo byawe n'imyanzuro yawe ufata. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi mu bigize iki gitabo kivuga ko uburyo wakangura ubuhangange bukurimo nawe ukagera ku butsinzi. Umwanditsi arakubwira ngo ibitekerezo byawe nibyo bigena uko wiyumva. Ati uburyo utekereza butuma wumva ubuzima bwawe bwiza cyangwa bubi. Iyo utekereza ibintu bibabaje urushaho kwiyumva nabi, iyo utekereza intsinzi ugira imbaraga. Amagambo utekereza ku buzima bwawe niyo agena uko ubayeho cyangwa uko uzabaho. Atanga urugero ati niba utekereza ko udashoboye, ubwonko bwawe buzakwereka impamvu utabishoboye nyine, ariko niba utekereza ko ushoboye, ubwonko bwawe buzashaka ibisubizo bigufasha kubigeraho. Ati rero shakisha ibintu 3 byiza buri gitondo utekerezaho. Banza ugire ku cyiza kiri mu buzima bwawe aho guhugira mu kikubabaje. Andika amagambo meza ku rupapuro uyasome buri munsi, amagambo aganisha ku buryo wowe ubwawe uri umuntu ushoboye ndetse uri umuntu udasanzwe, nta cyakunanira warishatse, n'andi magambo arimo akanyabugabo. Ibi biratuganisha ku kintu cya gatatu cy'ingenzi muri iki gitabo, aho umwanditsi akubwira ngo kwemera ko ushoboye ni intangiriro y'intsinzi. Ati iyo wizera ko ushoboye utangira kubona amahirwe aho abandi babona imbogamizi. Abantu benshi bakomeye ubona burya babanje kwemera ko bashoboye mbere y'uko babigeraho, bishyiramo akanyabugabo. Ati urugero na Cristiano Ronaldo, mbere yo kuba umukinnyi ukomeye yari azi neza ko azaba icyamamare, uko buri munsi yahoraga abyiremamo kandi agakora ku buryo azabigeraho. Elon Musk ufatwa nk'umukire wa mbere ku isi yahoraga avuga ko ashobora kubaka SpaceX nubwo abantu benshi bamusekaga. Hari n'abandi bageze ku ntsinzi biturutse ku kanyabugabo biremamo, nubwo rimwe na rimwe hari ababasekaga bavuga ngo bariyemera. Burya kwiyemera no kumva ko ushoboye udahutaje abandi ni inzira y'intsinzi. Ikibi ni ukwiyemera hutaza abandi cyangwa se by'abandi. Umwanditsi Tony ati rero reba imbere yawe nk'umuntu ushoboye ukwiye kugera ku ntsinzi. Saba amahirwe, tangira ibitekerezo bishya, wirinde ubwoba. Bwira ubwonko bwawe ko ushoboye,
umenye ko byose bishoboka, urebe ngo ibitangaza birakuzira ubuzima bwawe bugahinduka. Iyi niyo ntandaro y'aho umwanditsi akubwira ati ikintu cya kane cy'ingenzi cyatuma ukangura ubuhangange bukurimo cyangwa se ukabusinziriza ni uko ugomba kumenya ko amagambo ukoresha wibwira ashobora kugusenya cyangwa akakubaka. Iyo ukoresha amagambo meza wumva ko ushoboye, iyo ukoresha amagambo mabi wumva unaniwe. Ingero urugero, iyo uvuga uti ubuzima bwananiye urushaho kugira agahinda, ariko iyo uvuga uti ndimo kwiga inzira nshya yo gutsinda ugira imbaraga. Niyo mpamvu umwanditsi akubwira ngo rinda ibyo uvuga, wirinde amagambo akurura intege nke muri wowe cyangwa atuma utakaza morale. Tangira gukoresha amagambo agufasha kugira imbaraga. Ibyo utekereza n'ibyo uvuga bigomba kuba bifite imbaraga. Niyo mpamvu mu kintu cy'ingenzi cya gatanu umwanditsi akubwira ngo tekereza intsinzi igufasha gukuraho ibibazo. Uko ubwonko bwawe ukora icyo utekereza cyane, icyo uhora utekereza ni nacyo ubwonko bwawe bugusunikira gukora. Niba utekereza cyane ku ntsinzi, byanze bikunze uzabona uburyo bwo kuyigeraho, kuko uzaba uri guha ingufu ubwonko bwawe ngo bushakishe inzira zirenga 1000 zo kuyigeraho. Ati nk'urugero, abantu bifuza gutera imbere mu mafaranga baba bagomba gutekereza ku buryo bwo gukira aho gutekereza ku kubura ayo mafaranga. Abakinnyi beza b'umupira baba burya bahora batekereza uko batsinda aho gutekereza uko batsindwa. Ati rero jya utekereza ku ntego yawe, jya ufata umwanya munini utekereze ku bisubizo aho gutinda ku bibazo. Umwanditsi rero akubwira ko ikintu cya gatandatu cy'ingenzi cyagufasha gukangura imbaraga zikurimo ari ugushyiraho intego zifatika. Ese ufite inzozi? Zishyire mu bikorwa ukoresheje intego zifite igihe n'uburyo bwo kuzigeraho. Hari undi muhanga wavuze ngo niba inzozi zawe zitageze gutera ubwoba, ubwo ntizagutse bihagije. Rota byagutse, hahandi ubwira umuntu ibyo ushaka kugeraho agatangara cyane ndetse akakubwira ati ntukigerezeho, ibyo ntiwabishobora. Ati izo ni inzozi. Ibyo bintu ugitekereza ukumva biguteye ubwoba utabigeraho kuko wumva ko bikurenze, umunsi uzahorana intekerezo zo kubigeraho nizo bita inzozi zagutse. Niba ushaka kugira business, shyiraho intego y'ukwezi, amezi, umwaka y'uburyo uzabona intsinzi muri iyo business. Ati uzasoma amateka y'umukinnyi w'igihangange Cristiano Ronaldo, iteka yahoranaga intego yo kuba umukinnyi mwiza, ariko agakora buri munsi kandi agakoresha ingufu nyinshi ngo abigereho, kandi byarangiye abigezeho. Hano rero umwanditsi Tony akubwira ko bidahagije kugira intego, ahubwo uba ugomba kwandika izo ntego zawe ku buryo ugenda ugaragaza igihe ntarengwa ugomba kuba wazishyize mu bikorwa, ukagaragaza icyo uzaba ukora buri munsi ngo ugere ku ntego zawe. Buri munsi Imana ikongeje ujye usanga hari icyo wawugeneye cyo gukoraho kijyanye n'intego zawe. Gerageza rero kuzishyira mu bikorwa uko wabyiyemeje kandi wabyanditse. Umwanditsi Tony akomeza avuga ko ugomba kumenya ko mu nzira yo gukangura imbaraga wifitemo cyangwa umuntu w'igihangange uryamye muri wowe, menya ko imigenzo ari urufunguzo rw'intsinzi. Aha umwanditsi abisobanura avuga ko ibyo ukora buri munsi ari byo bigena aho ugera cyangwa icyo uzaba cyo. Niba ufite imigenzo myiza uzatera imbere, ube igihangange n'umukire, ariko niba ufite imigenzo mibi uzasubira inyuma, umuntu w'umunyantege nke, woroheje kandi w'umukene. Ati burya abakinnyi bakomeye ubona bakora imyitozo buri munsi, mbese bahozaho. Uwo ni umugenzo mwiza ubafasha guhorana ubuhanga n'ingufu. Abantu bakize nabo burya baba bafite imigenzo yo gucunga amafaranga neza, baba bazi uburyo bakoreshamo amafaranga yabo neza ku bintu bya nyabyo mu gihe cya nyacyo. Niyo mpamvu umwanditsi akomeza akubwira ati reba imigenzo yawe niba ikuganisha ku ntsinzi. Fata icyemezo cyo guhindura imigenzo mibi nko kuryamira, gusesagura amafaranga n'indi migenzo itari myiza mu gihe usanze wari uyifite. Ikintu cya munani cyagufasha gukangura imbaraga wifitemo, umwanditsi akubwira ko ari ugukomera ku bushake bwawe. Bivuze ko intsinzi iva mu kwihangana no gukomeza urugendo rwiza watangiye. Akaya ndirimbo y'Imana ivuga ngo komeza inzira watangiye wicika intege. Nubwo waba uri guca mu bihe bitoroshye, jya wibuka ko abantu bakomeye cyangwa se b'intwari babashije kugera ku ntsinzi. Burya muri kamere yabo uzasanga ari abantu badacika intege. Niwumva uru rugero ndakeka utazongera gucika intege. Thomas Edison yakoze ubushakashatsi inshuro zirenga 10,000 kugira ngo abone itara rikora. Bishatse kuvuga ngo uyu mugabo yatsinzwe inshuro zirenga 10,000 mbere y'uko agera ku buvumbuzi bwatugejeje ku itara ducana uyu munsi. Inshuro zose yatsinzwe ntiyigeze acika intege.
umukinnyi w'icyamamare mu mukino wa basketball Michael Jordan yirukanwe mu ikipe y'ishuri ariko ntiyigeze acika intege ngo areke gukina basket. Uyu munsi wa none yanditse amateka atazigera asibangana mu mukino wa basketball. Hari izindi ngero nyinshi tutarondora hano, bityo rero ntukareke inzozi zawe kubera ko wahuye n'ibibazo. Komeza gukora nubwo ibintu byaba bikugoye, nubwo wajya uharanira kubyuka. Wigumba uryamye ejo abantu batazakuribata bakakunyura hejuru. Ahangaho umwanditsi arakubwira ngo ntukagire ubwoba bwo gutsindwa, ariyo kintu cya 9 yagufasha gukangura imbaraga wifitemo. Ati gutsindwa jya ubifata nk'isomo aho kubifata nk'iherezo y'iterambere ryawe. Buri gihe watsinzwe uba uri kwiga uko wabigenza neza ubutaha. Ati reka nkwibutsa aka kantu, Steve Jobs yirukanwe muri Apple kandi ari kampani ye yishingiye, ariko nyuma aza kuyisubiramo arayiyobora neza uko yakomeje gukora cyane, bituma bamwirukanye babona ko bibeshye. Abantu benshi bakize babanje guhomba ariko ntibigeze bareka gukora ubona uko bahombye. Rero fata gutsindwa nk'amasomo atuma wiga byinshi. Tangira gukora udashishikajwe no kumva ko uzatsindwa. Ati kandi ibuka ko ubuzima ari urugendo, ariyo kintu cya 10 by'ingenzi byagufasha gukangura umuntu uryamye muri wowe w'igihangange. Imbaraga wifitemo, ubuhangange bukurimo. Wishyuraguzwa ushaka guhita ugera ku bukire umunsi umwe. Wikumva ko gutsinda bihita biza, ahubwo uzirikane ko ugomba kwiga buri munsi, aribyo bizagufasha mu rugendo rwo gutsinda. Gerageza rero kwiga ibintu bishya buri gihe. Ntukagiye witotombera ubuzima igihe ibintu bitameze neza, ahubwo ishimire urugendo urimo. Niyo rwari rurimo ibihato n'ibigeragezo bikomeye, wishimire n'ishuri ry'ubuzima urimo. Iki gitabo cyigisha ko muri wowe harimo imbaraga n'ubuhangange bidasanzwe, ariko kugira ngo uzikangure bisaba kwifatira icyemezo cyo guhindura ubuzima urimo uyu munsi. Niba ubona atari bwiza, ugomba kumenya ko uyifitemo ubushobozi bwo kugera ku ntsinzi. Umwanditsi asoza kubwira ngo tangira none, tangira uyu munsi wizuyaza ukesho ntuzi icyo hahatse. Hano dusoreje inshamake y'igitabo kivuga ku buryo wakangura imbaraga zifitemo, cyanditswe n'umwanditsi w'umuhanga Tony. Niba ubashije kugera kuri uyu munota uteze amatwi inama z'inyamibwa ziri mu kino gitabo, nta kabuza umenye ko intambwe ya mbere yo gushyira mu bikorwa izo nama wayiteye. Niba ukunze izi nyigisho kandi kanda kuri like ubitwereke, kandi wiki ukorere subscribe kandi no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'igitabo tuzabagezaho ubutaha. Bye bye.